ihangane mama, uwo mwana wapfuye byagenze gute? Ihangane kandi ukomere. Igihe twabuze ibyo kurya tumara nk'iminsi 3, ntangije mfata ifu yari mu nzu baba barayirya, ntangije mbaha amazi barenza. Ihangane kandi ikintu burya cyabaye rimwe na rimwe twita ko ari igeno riturutse ku Mana. Ndagusaba ngo ugire umutima ukomeye kandi wihangane, ugire kwihangana. Nimba nagize nuko ari igihe bagemura, ariko mbabazwa nuko umwana wanjye yashonje kuva ari mu nda, akarinda apfa narigeze mbona ibyo kurya bihagije ngo mugaburire. Iyo ni nimba ihora ku mutima wanjye, iyo mbitekereje ndababara. Aho ndi hose mbona bafite agahinda, aho ndi hose mbona bafite intimba. Dore abana bashoboye kurokoka, urabona ukuntu babaye, amasura yarahindutse, yarahindanye, mbese abana barahiye bikomeye ku buryo budashoboka. Uyu mama rero yaragize ibyago, aho yari agiye kugura inifomo y'abana, asiga akingiranye abana mu nzu. Agarutse asanga nyine inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro, abana bahiye, kugeza ubwo umwe muri bo nyine yitabye Imana, yarapfuye, yari afite imyaka 3 umwana. Ubu rero hari inkuru nziza, abana barakize, ubu bameze neza, nubwo bafite ubumuga bakuye kuri iyo nkongi y'umuriro. Umwe nta kaboko agifite, amasura yabo nyine yarangiritse, ariko uyu munsi nyine bameze neza, ariko baracyakeneye ubufasha bwanyu. Hari abagize ibyo bakora mu baturanyi be, mu muryango we, ndetse n'abakunzi b'iyi cano yacu. Dukomeje rero kubasaba ko mwakomeza mukamuba hafi, mukamushakira aho kuba, mukamufasha mu byo kurya, kwambara, cyane ko ibyo bari bafite byose byahiriye muri iyo. Benshi bigira ntibindeba, ariko burya ibyago ntibiteguza. Byaba byarabaye kuri uyu mama, ejo bikakubaho. Abakangurira gukomeza kuba hafi y'uyu mama, mukomeze mumubwire yihangane, mumuhumurize. Ibi ni ibyago biza bidateguje, cyane ko mu minsi yashize yari ari mu gahinda gakomeye, ariko bamaze kwiyakira nyuma y'uko nyine atakaza akana kamwe. Akomeza nyine anicuza, avuga ati umwana wanjye yavutse ashonje, apfa ashonje, nta n'umunsi n'umwe yigeze anezerwa. Hari n'aho avuga ko nyine ababazwa n'iyo abantu bamusuye mu bitaro bazanye ibyo kurya, umwana we yarapfuye atarigeze yishima mu buzima. Umwana wari mu nda yarababaye, kugeza igihe yapfiriye nta byishimo yigeze agira. Ese ibyo utunze byaba bikumariye iki mu gihe ubona inkuru nk'iyi ntugire icyo uyikoraho? Uyu mumama byamugendekeye biti kugira ngo yisange umwana we yapfuye? Ibi byose byatewe n'uko yari yabafungiranye mu nzu, ariko si ukubanga, yari yabuze uwo abasigira, ajya gushaka nyine inifomo kugira ngo bazajye ku ishuri. Ariko ntabwo ari igisubizo cyiza gukingirana abana mu nzu, kuko abana barakubagana cyane. Umwana ushobora gusanga yamanuye televiziyo yayimennye, cyangwa se yafashe umusumari yawushyize muri militipurize, nawo umuriro ukamwica. Mujye murinda abana banyu impanuka za hato. N'aka kazi yakoraga k'ubunyonzi ubu ntakigakora, asigaye yirirwa yicaye mu bitaro yitegereza abana be, agahinda kakamwica. Ubu ahasigaye ni ureba iyi nkuru ushobora kumuhindurira amateka, ukagira icyo umufasha, kuko ibyamubayeho nta na kimwe yari yiteze. Twari turimo twegereza igihe cy'amashuri, ndangije maze kubaryamisha, hari amasaha ya 8 n'ibindi, hafi 9, hari agatsinda nari mfite, ndabangureka ngende nguzemo udufaranga nze nishyura iniforume zabo, kuko uw'imyaka 3 n'imyaka 5 bari kujya kwiga. Ndangije ndabaryamisha, maze kubaryamisha ndasimbuka njya muri iryo tsinda, nguzamo amafaranga, ndaza, nta nubwo itsinda narirangije. Inkongi y'umuriro yaje, abana bahira mu nzu, n'ibiri mu nzu byose birashya, biba ngombwa ko umwana umwe ahita yitaba Imana.
iyo yicuza avuga ko iyo amenye ko ibi byari kuba atari kwirirwa ajya mu itsinda kuko n'ubundi inifomo yazanye ntawayambaye yasanze barapfuye. Akana kapfuye kari gafite igihe kingana iki? Kari gafite imyaka 3. Yari umwana w'umukobwa. Nari namaze kumudodeshereza iniforume, urumva nari ngiye gushaka amafaranga yo kuzishyura, mvuga ngo byibuze nimva kuzana amafaranga agenda ndaza mbabyutse hanyuma ngende babapime, namara kubapima nishyure amafaranga uko naje nyatwaye mu ntoki. Naraje nsanga byabaye gutyo, abana babakuramo, maze kubakuramo biba ngombwa ko babajyana kwa muganga Sashibe. Tugezeyo barwana kuri uwo ngo w'imyaka 3, birangira apfuye kuko yari yahiye igice cy'ubuhumekero. Abo bandi 2 bahiye mu maso, bashya amaboko, bashya amaguru. Kana gatoya k'umwaka umwe kahiye ku buryo bukomeye kuko kashiririye intoki, biba ngombwa ko intoki bazica, basigaranye akaganza konyine kadafite intoki. Akaboko kamwe niko kariho intoki ariko nako kariho ibikomere ko yarahiye rwose bihagije. Iyo nkongi y'umuriro yatewe n'iki? Nkongi y'umuriro ntabwo nzi ikintu cyabiteye kuko nanjye naraje nsanga byagenze gutyo, ibintu byose byahiye n'abana bahiye. Ntabwo kugeza ubu ndamenya ikintu cyabiteye. Icyizere cyabo cyo kubaho uri kukibona gute? Kubaho ko ikigaragara cyo bazabaho, nubwo bashaka kuzakira bitinze ariko bazakira. Umutoya bafite ikibazo cyo kuba afite akaboko kamwe, ari umwana w'umukobwa, afite ibikomere mu maso no mu mutwe, amaguru. Umukuru nawe amaboko yose yarahiye, gatuza yarahiye, mu mugongo no mu maso, ikintu gusa ari kandi hose barahiye. Hari umuntu ushobora kumva iyi nkuru ikamubabaza cyane, ikamutera impungenge. Mwebwe ubushobozi muri kubukura he kugeza iyi saha? Mbere y'uko ibyo biba mwakoraga iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ikintu twakoraga, twari abakene n'ubundi pe, dushakisha dupfundikanya, n'ubundi kubaho byari bitugoye cyane. Twaryaga rimwe ku munsi, rimwe na rimwe tukabibura, kagiye hashira iminsi 3 tutarya dufite abana. Ikintu cyabaje umutima wanjye, ababazwa nuko nta muntu wigeze umusura mu gihe abana be bari bafite ibibazo, bafite inzara. Ariko yareba mu bitaro ibiryo bamuzanira baza bisukiranya, ibyo biryo ntacyo bimara kuko birangira n'ubundi bihawe abandi barwayi, mu gihe umwana we yashonje akarinda apfa ashonje, nta kintu kimunejeje kuri iyi si. Ibi bimutera intimba ikomeye cyane mu mubiri we no mu mutima we, akumva arashengurwa, akumva nta na kimwe yishimiye muri ubu buzima. Icyo yicuza ni uko umwana we nyine yapfuye atigeze arya ngo ahage, kuko avuga ko yamugaburiraga amazi n'ifu. Ni akawa mugani ngo bakunda abapfu kurusha abazima, ariko nizere ko aticuza kuba abantu bamusura no muri ibi byago. Ndagusaba ngo ugire umutima ukomeye kandi wihangane, ugire kwihangana. Nimba nagize nuko hari igihe bagemura, kumbabazwa nuko umwana wanjye yashonje kuva ari mu nda, akarinda apfa narigeze mbona ibyo kurya bihagije ngo mugaburire. Iyo ni intimba ihora ku mutima wanjye, iyo mbitekereje ndababara. Aho ndi hose mbona bafite agahinda, aho ndi hose mbona bafite intimba. Umuntu ashobora kwibaza ko nyine ari igihe wenda kiba kitaragera, cyangwa se n'ibyabaye ari igihe cyari kigeze, ariko umuntu ashobora kwibaza kugeza n'iyi saha mu bukene mwari murimo, ibintu by'ibibazo muri kubyitwaramo gute? Ikintu cya mbere ndashima Imana ko yaduhaye umutima wo gukomera, yaduhaye umutima wo gukomera, ko ntabwo byari byoroshye ibintu byabaye bimeze gutyo. Byabaye umugabo yacuruzaga utuntu tw'udusambusa ku muhanda kugira ngo byibuze tubashe kubona irasiyo, ku buryo yabonaga 1000 ku munsi byibuze tukarya.
byari bitandukanye n'icyo gihe nabagaburiraga ifu. komera kandi wihangane. nyuma y'ibyo bibazo byose hisukamo n'ibindi, kugeza iyi saha ubuzima buracyakomeza kuba bubi cyane. Yego, twakodeshaga inzu y'icyumba na salo, turi umuryango w'abantu 5. mbese ari ibintu bigoye, ari ibintu bikomeye, nta bw'inyagamburiro umuntu yaza ntitubona aho tumwicaza, ntitube twakwifuza n'umuntu waza kudusura ngo barare kuko tuba dufite aho kumuraza. ibibazo baravuga ngo ibibazo mu bindi, cyangwa se ngo agahinda gashira kandi aribagara. Yego, ibibazo numva mwari murimo mbere n'ubundi ndumva byari bikomeye. byari bikomeye cyane pe. ibi biriho nabyo ndumva bikomeye kurenza. Ibyo bikomeye kurushaho, ibi byarenze ubwenge bwacu, byarenze ibitekerezo byacu, ku buryo n'iyo mbitekereje byonyine byashobora ko naba umusazi mwirukanka ku musozi, byashobora ko umugabo yana, kuko tukimara kubana tukinjira mu rugo nk'umugabo n'umugore turi abageni, twatangiye ubuzima bukomeye, ubuzima bukakaye, twari tumaranye imyaka 6 turi muri ubwo buzima. Umugabo wanjye yabaye umunyonzi, kajya kunyonga atariye, muriho no gushimana ko yamurinze, atigeze akora impanuka kubera umuyaga wo mu muhanda, gutwara imizigo atariye, asize ntwite ntariye, naryaga 5 z'ijoro, azongera kurya izindi 5 z'ijoro. Yesu, kiragera umunyonzi amuvamo, akajya akora ibiyedi, umunsi akakiboneje akakibura. Byibuze ko yacuruzaga two dusambusa, bashaka kubona 1000 tukarya uyu munsi, nubwo tutaryaga ibikwiriye ariko byibuze twararyaga. Bitandukanye nuko twahabaga abana ifu tukabaha amazi bakarenzaho, haribwo hahitaga hikubitamo icyo kibazo n'ubundi kidusanga muri ubwo buzima. Ko abana twabajyanye kwa muganga gutyo, inzu yahiye n'ibintu byose, kuva twajya kwa muganga ntago ndasubira aho byabereye kuko nta kintu na kimwe cyari gihari. Ntayo twinjira mu bitaro, aduca amafaranga menshi yo kwishyura ibintu byose byari byahiye n'ibikoresho, n'amamituweli yabo yari yahiye.